twagera ku cyaha cyo guhanahana amashusho y'imikoreshereze y'ibitsina. Hangaha bivuga yuko uno mukristo yari afite ikibazo cy'imihango iza ariko ntikame cyangwa se kuva bidakama. Hanyuma bibwira Bishop Harerimana Jean Bosco. Bishop amubwira yuko agomba kumusengera ariko agomba kumuhereza ifoto y'icyo gitsina kugira ngo ajye agisengera akibona, kugira ngo agisengera kiza azi ngo ndi gusengera iki. Umukristo yireguye avuga yuko nyine yagifotoye kuko ari Bishop wari bimusabye, arakimwoherereza. Hanyuma maze kukimwoherereza, Bishop aho kugira ngo agisengere birangirire hagati ya Bishop n'umukristo, uwo mukristo ahita avuga yuko ahubwo Bishop yahise yoherereza iyo foto umugore we. Yes, ndagusuhuje kandi ngo hayi kaze kuri International Harmony TV. Reka babwire nawe utarakora subscribe ngo kanda subscribe kuri iyi channel kugira ngo ujye ubasha kubona inkuru nk'izi ngizi cyangwa inkuru nziza, inkuru z'ubwenge hakiri kare. Aha niho honyine ushobora kumenya amakuru agezweho kandi ukayamenya mu ba mbere, ukayamenya atari ivumbi, atari amakuru yandura cyangwa atari amakuru y'ibihuha. Ntabwo dutinze rero cyane, nyimara kubasuhuza, nyimara kandi kubakira kuri ino channel yanyu. Tugiye kuvuga ku nkuru igezweho kabisa, ku nkuru ariko navuga isekeje, ariko inkuru irimo inkuru nyinshi, irimo inyigisho nyinshi. Uyu ni pasiteri cyangwa umubishop mutangiye mwumva mu majwi ya mugenzi wacu umunyamakuru yagerageje gusobanura neza iby'uyu nguyu Pasiteri Jean Bosco Harerimana. Uyu Jean Bosco Harerimana nk'uko mwabyumvisha yagerageje gusakaza imikoreshereze y'ibitsina. Nk'uko mwabyumvishe yafashe igitsina cya mugenzi we, umukristo we basengana, agerageza kugikangisha cyangwa kugikoresha mu buryo butari ubwanya bwo ku mbuga nkoranyambaga. Nk'uko nyine uyu munyamakuru wacu yararimo abisobanura, ni koko yamwoherereje ifoto kuko yari yamubwiye ko ari imihango idakama ajya arwara. Ubwo ndavuga umukristo avuga ko arwara imihango idakama, asaba pasiteri ko yamusengera. Pasiteri arangije aramubwira ngo kereka numpereza ifoto y'igitsina cyawe kugira ngo njye mbasha kugusengera, igitsina ndi kukireba neza, igitsina ndi kukireba neza, ubundi njye mbasha kugusengera kandi nizeye ko bizagenda neza. Ahangaha nese numvamo ikintu kimwe. Ese abantu basenga cyangwa abantu mukomeje kugenda musenga, akenshi batubwira ngo nitujijuke cyangwa nitubanze tumenye imyemerere cyangwa tubanze turebe imyizerere yacu ishingiye aho ishingiye na hanyaho. Reka tubanze twumve, tujye kuri uyu mupasiteri gatoya turebe kuko kwaka ifoto y'ubwambure bw'uyu mukristo we byari kumufasha, byari gufasha kugira ngo mu by'ukuri akemura ikibazo cyari kiri ku mugore, cyangwa ahubwo mu by'ukuri habayeho ubujiji ku mugore bukomeye cyane, ubujiji bwo kudatekereza, ubujiji bwo kutareba kure, ubujiji bwo kwiyandarika, ubujiji mu buryo bwose bushoboka. Icya kabiri, uyu mupasiteri mu by'ukuri murabona afite amavuta yo kuba yasengera umuntu akaba nyine yakira, nk'uko iyi nkuru yacu iri kugenda bitubwira, aho yasabye ifoto y'igitsina cy'uyu mugore kugira ngo ajye abasha, mu by'ukuri cyari kugira ngo ayisengere cyangwa hari ikindi iyo foto yari agamije kuba yayikoresha. Nk'uko turi kubyumva rero muri iyi nkuru yacu byaje kurangira ya foto ntago yari igamijwe gusengerwa, dore ko byaje kuba bigenda rero. Uyu mupasiteri nk'uko umunyamakuru wacu yabivuze, byarangiye ayihaye umugore we bashakanye, umugore we ayifashisha ashaka gusebya cyangwa ayikoresha ibikorwa bisebya uyu mukristo wabo. Nubwo n'uyu mukristo twavuga ngo agifata telefone cyangwa agifata icyo yafotoresheje simbizi, yifata igitsina cye uko cyakabaye akagishyira ku karubanda ngo ajye pasiteri ngo agisengere, bigaragare ko nawe yari yamaze kugira gute, bigaragare ko nawe yari yamaze gutsindwa, cyangwa abadayimoni bari bamaze kubugota ahantu hose, kuko ziriya tuvuga ko atari imbaraga z'Imana, ubwo ziriya tuvuga ko ari imbaraga za Satani. Ziriya ni imbaraga za Satani, ntabwo ari imbaraga z'Imana. Uyu mugore rero amaze kwisama yasandaye, igitsina cyamaze kujya ku mugaragaro, nibwo yaje nyine kuba yitabaza inzego z'ubuyobozi
uyu mugabo Bishop Bosco Harerimana, Jean Bosco Harerimana nibwo yaje rero kuba atabwa muri yombi akurikiranweho iki cyaha cyo gusakaza imikoreshereze y'ibitsina. Iki cyaha bikaba bivugwa ko kiramutse kimuhamye byanga bikunze nyine namwe muragenda, sindi umunyamategeko, muragenda murebe mu mategeko icyo gihanishwa, ariko mpamya neza ko biramutse bimuhamye ko iki cyaha yagikoze yabizira. Ariko mbona neza ko n'uyu mugore mbaye ndi umugabo we ntakabaye kuba mubabarira, ntago nakabaye kuba mubabarira, kuko bihamya ko umugabo we atarazi ibingibi, kuko no mu byo bagiye bakangisha bagenda bavuga ngo ifoto yawe nudakora gutya turayihereza n'umugabo wawe, turayihereza n'umugabo wawe. Byumvikane ko bo ubwabo nk'umuryango ntago bari babiziranyeho. Afashe ifoto nk'iyi ngiyi ayihaye undi mugabo, noneho si n'umugore ayihaye ngo ayisengere, ahubwo ayihaye ikinzi igitsina gabo. Igitsina gabo biza kuba bibyara rero umwuka nk'uyu nguyu, aho ifoto yamaze gukwirakwira mu gihugu cyose, yamaze gukwirakwira hanze y'isi, yamaze gukwirakwira ahantu henshi hagiye hatandukanye. Mu by'ukuri ni igisebo gikomeye cyane. Tuvuga ko naho bamusengera agakira, ariko ni igisebo atakabaye kuba yoroherwa nacyo cyangwa agendana nacyo. Ni igisebo bidakwiye ko wagendana nacyo, mu by'ukuri binagoye kuzagisiba iki gisebo cy'uyu mudamu. Bimaze kurangira rero uyu mugabo nyine yaje kuba atabwa muri yombi, ajyanwa muri RIB, barafunze, aho ategerejwe nyine gusomerwa, kuburana imbere y'amategeko kugira ngo turebe icyo bizabyara. Tugaruke none se bakristo bene data, uyu murimo mu by'ukuri niwo, sinzi niba ari twe twahamagariwe, niwe mwahamagariwe, ese niwo twahamagariwe tw'abakristo, abakozi b'Imana? Se uriya ni umurimo mwavuga ko mwahamagariwe mu by'ukuri muri gukorera Imana? Kuko ibi bimaze kurangira, umugore amaze gutanga ifoto, ubwenge buke ahita agenda ataranga umugabo ko ashobora kuba akorana n'imyuka mibi y'abadayimoni, cyangwa atari umukristo ukijijwe, kandi ibyo akora, ibyo atekereje ako kanya amaze gukora ibyo ngibyo yakabaye yarabitekereje mbere y'uko atanga amafoto. Can you imagine? Amafoto yaratanze, amaze gutanga amafoto agenda amukwirakwiza mu isi yose, ngo ashobora kuba akorana n'imyuka itari myiza, imyuka y'abadayimoni, ngo cyangwa ntago akijijwe mu by'ukuri. Wagiye umugana, ukeneye ubufasha, ukeneye amasengesho, ugiye wisamye wasandaye, utangiye kugenda uvuga ngo ntago asengeye, ntago agize gute. Nawe ntago usengeye ku giti cyawe, nyamuneka. Reka tureke gutinda rero, dukomeze n'aya makuru yacu, aho rero biri kuvugwa ko uyu mugabo, niho nari ngize mbabwira ko afungiye kuri sitasiyo ya RIB hariya mu mujyi wa Kigali. Jean Bosco akaba ahakana iki cyaha, ariko nanone ntabwo ari kucyemera neza, nubwo bivugwa ko yagikoze, kandi bikaba bigaragara ko yagikoze, yagikangishije, yakoresheje biriya bitsina nabi. Ni imikoreshereze y'ibitsina niko bavuga, igitsina cy'abandi gikoresheje nabi mu buryo butari bunoze. Turacyacukumbura kugira ngo tumenye neza akantu kamwe ku kandi kuri iyi nkuru. Reka dutegereze ejo ikizaba cyabyutse kuri iyi nkuru, tuzakomeza tuyibanonosore, tuzayikuramo episode nyinshi cyane, kuko ni inkuru izavugwaho ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Ni inkuru izakomeza, ni inkuru dutegereje kumva finali yayo. Njyewe ndi CG Talento, rero nkabwira ngo kora subscribe kuri International Harmony TV, umuyoboro w'ukuri, ijwi ry'ubwenge. Nkubwira ngo n'ahandi, n'ahangaha gusa. Tunababwire ko mubaye mukeneye ibintu bigendanye no gutunganya social media nka TikTok, Instagram, ibintu nk'ibyo ngibyo, YouTube channel, dushobora kubagira inama z'uburyo mushobora kubigenza. Ntabwo njye nakubwira ngo ndazizamura, ahubwo nakugira inama z'uburyo ushobora kubigenza, kandi ibintu byawe bikaba bigenda neza. Reka mbashimire kuba mwemeye kunkurikirana kuva ikiganiro cyanjye gitangiye kugeza kirangiye. Turacyari kumwe kuri iyi nkuru. Iyi ni episode ya mbere, turakomeza tugende tubashakira andi ma episode. Murakoze cyane, murakarama.